Kuri kino gice cya video harimo video ureba ugahabwa amafaranga ibihumbi 8, harimo na video ushobora kureba ayo mafaranga akaba yarenga bitewe n'uburebure bwa video. Muri uru rubuga harimo imirimo ushobora kuba wakora, aho iyo mirimo ushobora kuyikora yose ukaba wakoreramo amafaranga agera mu bihumbi 200 birenga kugera mu bihumbi 300. Urugero nk'aha ngaha harimo inshingano ushobora kurangiza ukaba wakoreramo amafaranga ibihumbi 70. Harimo inshingano zo kureba video ushobora kuba wakora, ukareba video ukishyurwa ibihumbi 24. Ushobora kuba wakora ibikorwa bya buri munsi ukaba wakorera ibihumbi 64. Ushobora kuba watumira abantu ukaba wakorera ibihumbi 15 kuri buri muntu utumiye. Urubuga rugaragaza yuko kurukoreramo amafaranga ari ubuntu, nta gishoro na gito usabwa kugira ngo utangire kurukoreramo amafaranga. Uyu munsi murabona yuko turi muri account yacu y'ino website, dufite amafaranga ibihumbi 30 kuri account yacu. Ndagira ngo nsobanurire byinshi byerekeranye n'uru rubuga mbere yo gutangira kurukoresha, umenye imikorere n'imikoresherezwe yarwo, kugira ngo wowe urukoresha nawe wifuza gutangira kurukoresha ubashe kumenya ukuri kose kwerekeranye n'uru rubuga. Muri uru rubuga harimo uburyo bwinshi ushobora kuba wakoresha kugira ngo usabe kwishyurwa amafaranga yawe. Harimo nk'uburyo bwa M-Pesa, Momo app, Aflex, PayPal, Bank of Kigali, Equity Bank, BPR Bank, AM Bank. Ahangaha urumva yuko abanyarwanda benshi bashobora kuba babikuza bigakunda, kubera yuko uburyo bwinshi bukoreshwa kuri runo rubuga bwo kubikuza ni uburyo bworoshye kandi nyine abanyarwanda n'ubundi basanzwe bakoresha. Ariko ikibazo cyacu gihari kiragira giti: ese uru rubuga rwaba rwizewe? Ese aya mafaranga dufite kuri konti yacu kuyabikuza bisaba iki? Mu minsi yashize ubwo nakoraga video zigenda zivuga kuri application zitandukanye zigisha zinaburira abantu kwirinda zimwe mu mbuga abantu bagomba kwirinda gukoresha, hari umwe mu badukurikira yatwandikiye atubwira ati tuzakore video ivuga kuri runo rubuga rwa Animowa isobanura niba runo rubuga rwaba rwizewe. Ni muri urwo rwego twahise dukora ino video kugira ngo dusobanurire abadukurikira bose amabanga yihishe inyuma ya runo rubuga, ibintu ugomba kwirinda kuri runo rubuga n'ibintu byihutirwa ugomba kurumenyaho. Urabona yuko video zindi zo munsi ziba zifunze ziriho akagufuri, izi ngizi rero ziba zidafunguye ntabwo bajya bapfa guhita bazifungura. Ahangaha rero ikintu nakubwira cyo kigendanye no kureba video, ushobora kureba video bigendanye n'iminota baba baguhaye, hanyuma wayireba iminota ikarangira cyangwa se amasegonda baba baguhaye yarangira, ayo mafaranga nyine ukaba wayaclaiminga. Hano turacyafite ikibazo kimwe gusa: ese amafaranga imaze kuba wayakorera akajya kuri konti yawe uba ushobora kuba wayabikuza? Ariko mbere yo kugira uburyo na bumwe uhuza na runo rubuga kugira ngo ubashe kubikuza, hari ibintu by'ingenzi ugomba kumenya. Hano muri runo rubuga bagaragaza yuko amafaranga makeya abasabwa kugira ngo ubashe kubikuza ari ibihumbi 300. Bigaragara yuko iyo uje kuri kino gice cy'amafaranga, iyo uhageze ubanza kuzuzamo bwa buryo bwo kuba wakishyurirwaho, ari bwo gushyiraho nomero yawe cyangwa se konti yawe ya PayPal. Ku bantu bibaza niba runo rubuga rwa Animowa rwaba rwizewe, dore amakuru Scam Advisor yaduhaye. Scam Advisor yadusubije yuko runo rubuga ruri very likely unsafe. Mu by'ukuri runo rubuga ntabwo rwizeye habe namba. Ahangaha runo rubuga kuri Scam Advisor rufite inota rimwe. Ikindi aya makuru aheruka ku updatingwa mu kwezi kumwe gushize. Scam Advisor iduhereje warning cyangwa se icyitonderwa. Ahangaha rero ushobora gukanda kuri button ya update score kugira ngo ubashe kumenya amakuru noneho agezweho. Mu by'ukuri urabona yuko update score yacu tuyishyize ku 100%. Noneho reka turebe, n'ubundi iyo witegereje neza uhita ubona yuko rwa rubuga n'ubundi rugifite inota rimwe. Mu ncamake, Scam Advisor amanota yatanze kuri runo rubuga rwa Animowa agaragaza yuko iyi ari website iri strong scam, cyangwa se ni website iri scam kandi scam ikomeye. Niyo mpamvu rero Animowa umuntu wese uri kuyikoreramo amafaranga, umuntu uri kuyikoresha avuga ngo azabikura, agomba guhita ahagarika kuyikoresha cyangwa se agomba kwitonda. Kuri wowe wakoresheje runo rubuga, hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira ugomba guhita ukora kano kanya. Rekera gutakaza umwanya wawe ureba zino video ziri muri runo rubuga uvuga ngo ukorere amafaranga muri runo rubuga kugira ngo ubashe kuzuza bino bihumbi 300, hanyuma nyuma ubashe kubikuza. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni ukuba wafata imyirondoro yawe ukayishyira muri runo rubuga, nko gushyiraho konti yawe ya banki nka banki ya Equity cyangwa se Bank of Kigali n'izindi banki ziri ahangaha. Ugomba kwirinda kuzihuza na runo rubuga, kubera yuko uru rubuga ruba rufite no kuba rwasigarana imyirondoro yawe, hanyuma imyirondoro yawe rwamara kuyisigarana ugasanga ejo cyangwa ejo bundi amafaranga yawe babashije no kuba bayakura kuri banki account yawe. Ugomba kwirinda kuzajya ufata amakuru yawe ya nyayo ukayahuza n'imbuga nk'izi ngizi zitizewe
urugero nk'amapassword uba ukoresha kuri banki ntabwo ari ngombwa ngo uyafate uyahuze na zino mbuga kubera yuko biba bitizewe. Ntabwo ari byiza nuramuka ubikoze, hari umunsi uzasanga amafaranga ari kuri konti yawe ya banki bayabikuje mu buryo wowe utazi. Bishingiye ku bunararibonye ngewe mfite ku mbuga nk'izi ngizi, hari imbuga nagiye mpura nazo nanjye nkarara amajoro nasinzira ndeba video nk'izi ngizi. Ku nshuro ya mbere ubwo nazaga online nahuye n'imbuga nk'izi ngizi zinyereka yuko ngiye gukora amafaranga, hanyuma nanjye bitewe n'ubukene nari mfite ntangira gutekereza yuko ngiye kuba umukire, ariko mu by'ukuri nakubeshye sinagiraga amafaranga yo kugura megabyte. Icyo gihe rero kubona amafaranga byaranyoroheye cyane kubera yuko nari nzi yuko ngiye gukorera amafaranga menshi nk'aya ngaya, gusubiza ibibazo bitandukanye nko kuba nakinjira mu bikorwa bitandukanye nkabasha nyine kuba nagenda nyakorera. Ariko mu by'ukuri nubwo byari bimeze bityo, ndagira ngo nkubwire yuko amafaranga nk'aya ngaya ntabwo wayabikuza, ntabwo nanjye nigeze nyabikuza. Ikintu cyabayeho narakoze ngwizaho amafaranga 300,000 basaba, amajije kubikuza amafaranga 300,000 baba basaba, kiraho uburyo bwo kubikuza. Njye nashyizeho uburyo bwo kubikuza nkoresheje nimero ya telefone. Ku bw'amahirwe ngewe ahantu hose mfunguyemo account nkoresha password zigiye zitandukanye kugira ngo umutekano wanjye uba urinzwe ku bigendanye n'amakuru, wenda password batazayikoresha ahandi hantu bakazabasha kugerera kuri amwe mu makuru cyangwa kuri zimwe muri konti zanjye. Noneho rero ikintu cyabayeho nkimara guhuza account yanjye n'urwo rubuga nakoreshaga neza rwakoraga nk'uru nguru, iyi ni kopi yarwo, byarangije bambwiye yuko kubikuza ngo nsabwa kuba nishyuye 150 kugira ngo mbashe guhabwa ibihumbi bigera muri 900. Icyo gihe ngiye kuri konti nari mfite 900, urumva yuko amafaranga make yo kubikuza nari narayarengeje. Aha ngaha rero naje gukora research ngo ndebe byibura niba hari umuntu n'umwe waba warabikuje muri urwo rubuga. Nsanga nta muntu n'umwe ujya werekana proof, ahubwo abantu bose bakoze video kuri urwo rubuga bagaragazaga uburyo nyine umuntu akoramo amafaranga, ariko nta muntu n'umwe wigiraga ugaragaza yabikuje amafaranga akamugeraho. Ibyo rero byahise bituma ngira amakenga akomeye cyane. Nyuma yaho nibwo naje kubona nanjye video y'umuntu nafataga nk'umu expert muri ibi bintu, hanyuma asobanura byinshi kuri urwo rubuga. Ibyo yaje gusobanura nibyo naje kugenderaho, birangira mbashije kwirinda guhomba amafaranga yanjye. Hari abantu benshi njya nakira message zabo bambwira yuko ngo bahombejwe na runo rubuga rwa Animoa. Nyuma yo kwakira ubutumwa nk'ubwo ngubwo nkababaza ati ese wahombejwe na runo rubuga gute? Bakambwira ati byatangiye nkorera amafaranga ku buntu, nyuma yaho baza kumbwira yuko kugira ngo mbikuze amafaranga nsabwa kugira amafaranga runaka nishyura. Ayo mafaranga ndangije ndayishyura, ati nari mfite 1 miliyoni irenga. Ati ariko mu by'ukuri iyo 1 miliyoni nari mfite irenga naje gusabwa 100,000 kugira ngo mbashe kubikuza. Hanyuma amajije kwishyura ibyo 100,000 kubikuza ntabwo amafaranga yigeze angeraho. Ati ikindi byakomeje kuguma nk'uko byari bimeze. Aha ngaha rero ikintu cyo nababwira ku mbuga nk'izi ngizi, imbuga nk'izi ngizi akenshi bagusaba amafaranga nk'ayo ngayo bitewe n'ubundi nayo wakoreyemo. Urugero niba wenda ufitemo nk'ibihumbi 300, wowe bashobora kuzagusaba nk'ibihumbi 30, ariko ayo mafaranga 30,000 nuyatanga cyangwa se nutanga n'ibihumbi 200 muri runo rubuga ukayatanga muri buno buryo, nkubwiye menya neza yuko utazigera ubikuza ngo bikunde, kubera yuko imbuga zikora muri ubu buryo zose nta na rimwe zigeze zishyura abantu amafaranga bakoreyemo. Ikindi kintu nakubwira ugomba kwirinda, buri link yose baguhaye ikora muri buno buryo, umuntu wese waguhaye link yayo ya runo rubuga akakubwira yuko ugiye gukoramo amafaranga, hanyuma ugatangira kuyakoreramo muri buno buryo twabonye. Nyuma yo kuyakoreramo wabikuza bikanga, wakandikira wa muntu waguhaye link agatangira kukubwira yuko hari amafaranga ugomba kwishyura, ariko agatangira kukwereka yuko uri buyishyure udakoresheje urwo rubuga. Menya neza yuko umuntu agiye kukwambura amafaranga yawe, you will be got scammed. Rero ufite kuba be careful cyangwa se ufite kwitonda cyane, ukirinda imbuga nk'izi ngizi ndetse ukirinda n'abantu nk'abo ngabo bagusaba amafaranga muri ubwo buryo.